kukwereka application zigera kuri 3 wakoresha ifoto yawe ikamera neza cyane. He no kongera kurya amafaranga ya menshi ngo ugiye muri shoot. Oya, ugiye kuzikora muri telefone yawe kandi biroroshye cyane. Ukeneye application 3, imwe yitwa CapCut, dore ngiyi. Indi yitwa InShot, dore ngiyi. Indi yitwa Pinch, dore ngiyi. Iyi ngiyi ufite muri telefone yawe wagira ifoto nziza cyane kandi irutana za zindi mwita ngo ni shoot. Dore ukuntu byagenda. Baho urugero rworoshye cyane. Wenda tuvuga ufite ifoto muri telefone yawe, winjira kuri InShot. Amara kwinjiraho, icyo ukora uhita winjira ahangaha kuri foto. Ahangaha hari utuntu dutatu. Features ya mbere ni iyi ngiyi, kabiri, gatatu. Foto, video cyangwa se collage. Ujye ukanda ku ifoto. Igihe ugiye gukora ifoto yawe nyine ngo yigire neza cyane kurushaho, ushaka kugira gutya, ugakanda ku ifoto. Ngiye nkanze kuri ngiyi y'umwana nyine. Ubwo icyo ushaka no kugira ngo wenda ifoto y'umwana ahantu iri tuhahindure, tuhagira umweru se cyangwa se ubururu cyangwa se icyatsi nkuko mubikunda mu masaro iyo mugiye kugira icyo kwifotoza runaka. Uhita ukora handitse ngo cut out, kutu tuntu nyine utu ngutu. Ureba handitse ngo cut out, ukandeho, utegeze akanya gatoya. Urabona ko background y'inyuma maje kuyikuraho kano kanya. Uhita ukanaho akantu kameze nko gusiba, ukoroye kano kantu kagende, ubundi wemeze. Numara kubikora gutya, icyo urakora urahitamo background. Ushobora guhitamo wa mweru wanyu mukunda, n'uyu nguyu, ugahitamo se orange, n'uyu nguyu nanone. Ubwo icyo uhita ukora uremeza, wamara kwemeza gutya, ugahita ukurura ifoto. Wamara kurura ifoto ukayigira uko ushaka kugira ngo igaragare. Mu by'ukuri iyo mugiye muri salo cyangwa se handi muri studio, nuko nguko babagenzereza ibintu byanyu kandi bakabikora neza cyane. Ibi ngibi nibyo mukora, nta kindi bamukora. Cyangwa se nanone ushobora guhita uvuga ati ntabwo nshaka no background. Ushaka kujya nanone hariya kuri background. Iyi ngiyi background ugakandaho, amara ukandaho ukananditse ngo photo, hano hantu ugahita ukandaho. Sorry gamanze mbikosore gato ibi bintu. Okay good. Ugakandaho ugakanditse ngo photo, ukinjiraho. Ubwo icyo kubwira uhitamo nyine background wahisemo wa downloadinze. Ushatse ujya kuri Chrome, ugafungura internet yawe, ukandika background ushaka kuzana iyo ariyo. Okay. Internet yake ifunguke, background image. Ukadownloadinga bitewe niyo wifuza kugira ngo ibe imeze gute. Wenda gaturebe nk'iyi ngiyi, urakandaho kugira ngo nyine ubundi background imere neza cyane ifunguke, ubundi uyifashishe mu gutunganya ifoto yawe. Nubona isa neza gutya, uhita ukanda kuri background, udownloading. Ukabona ko iri kwidownloading irangiye. Dusubire hahandi muri InShot. Ubundi foto ibikirimo. Isanze bimeze gutya rero, uhita uza kwa ya foto wa downloading ugakandaho. Ukabona ko already umwana yamaje kujya kwa ya background umaje kudownloadinga. Ariko ukabona ko itari kugaragara neza, uraza ugakanda kwa kambere, ugahita ubikora gutyo. Ukabona ko ifoto mu by'ukuri imeze neza cyane kandi ikeye. Ni ibi ngibi niko uzaza ubigenza. Ubwo ushaka ifoto yo kujya kuri TikTok, uhita uscrollinga gutyo ujyana hino, ukaza kwa kantu kanga kabanza kanditse ngo Canvas, ugakandaho, ugahitamo Instagram, TikTok cyangwa se n'ahandi hatandukanye nka gutya. Wenda ugahita uzana ino foto y'umwana, ugahita uyigira gutyo, ifoto ikaba nini cyane, ikaba imeze neza cyane. Utabikunda nanone ufite ukuntu uzamura gutya nkanga, ugahita ushyiramo ifoto ushaka iyo ari yo yose, umwana yicaye kuri background ushaka wifuza. N'iyi ngiyi ni ifoto ushaka kuzamura nanone ukareba iyo wifuza kurushaho, maze ukayifashisha cyangwa se ukayikoresha utunganya ifoto yawe. Ibi byose birakora cyane, wakora mu buryo ubyifuzamo kandi utiriwe ujya muri studio. Ni uburyo bwizewe kandi bwiza bwagufasha kugira ngo ukore ifoto yawe. Ubwo ni uburyo bwa mbere nakwerekaga, ndakeka ubu buryo ububonye. Ikindi cya kabiri, hari igihe biba ngombwa ko ifoto yawe uba ushaka kugira ngo uyismoothing ike imere neza. Wifungura pitch uko nababwiye, ukinjira kuri gallery. Amara kwinjira kuri gallery, icyo ikora iyi ngiyi ifite umwihariko wayo udasanzwe. Nk'ubu ngubu yemerewe kuguha amataye utari uyafite. Niba ureba ino foto ukuntu imeze iyi ngiyi y'umuntu, ukubona ko afite taye nyinshi cyane ndetse zihagije. Reba n'iyi ngiyi, ukubona ko bitandukanye cyane. Ukubona ko iyi foto uburyo ateyemo ntabwo imeze nk'iriya, ariko ndaje muri ukuntu wahita wongera taye ze cyangwa se ukamugira mwiza kurushaho. Cyambere first of all, ukora icyitwa AI touch. Ukana kwa kantu kabanza gutya.
ku ifoto yawe. Okay, mfungure nuza. Ubwo wamara kubikora gutya kubona ko ifoto isimufinze ntabwo byakunda, reka tujye kuri body, kano kajambo body ugakandaho. Wamara ugakandaho ukanga kuri slim, uba ugiye kumunanura. Wajya kuri head uba ushaka kumuhindura umutwe, hano tall mugira muremure, waist ubwo ni igice cyo hasi nyine ushaka kugira ngo ukigire kinini cyangwa gitoya bitewe nuko byifuza. Tujye kuri lips, amabuno noneho cyangwa se taille. Ubwo ngaho ugiye kongera icyitwa taille kugira ngo abyibuhe. Urazana kano kantu uri kubona, kano kantu ukagashyira hagati ya taille ze gutya nyine bisanzwe, ugakurura gakeya. Ubona ko atangiye kugenda yaguka nyine, ukongera ukamanura hano hepfo gakeya ugakurura. Ubwo uri kubona ko atangiye kuba munini nyine mu kuntu nk'uko uri kubireba, ukongera ugakurura ukamanura gutya gakeya, ahangaha ugakurura. Ubona ko atangiye mu by'ukuri kubyibuha mu buryo bugaragarira amaso kandi mu buryo uri kubona nawe ubwawe. Tujye kuri waist cyangwa se waist, ni agace ko hasi kugira ngo umuntu umugire uko ashaka. Tuvuge ndakurura gakeya, ushobora kumuha mu nda 0 maze umuntu akagaragara neza cyane kurushaho. Uri kubona ko mu by'ukuri ibi ngibi bituma agira taille ukuntu yangana kingana. Namuhaye taille yabaye neza cyane mu buryo bwiza cyane bugaragariye amaso. Ushobora no guhita uhindura icyitwa hair color, ugakandaho. Wamara gukanda kuri hair color ugahita uhindura ku ibara ushaka ko umusatsi ugomba kuba umeze, bahita bawuhindura ako kanya kandi mu kanya nk'ako guhumbya cyane. Ugize gutyo ukubona ko umusatsi uhita utukura ako kanya nk'uko wasaga nyine, ndakeka ari uko nguko uri kubireba kandi mu buryo bwiza cyane bworoshye. Iyi application irizewe cyane, irizeye kandi ikora ibintu neza cyane. Iyi ngiyi ikora ayongera urumuri, ushaka kuzamura urumuri bitewe nuko ushaka agaragara kurushaho, cyangwa se ukongera n'uburyo ushaka ko agaragara look, ukamugira mwiza kurushaho ku buryo ifoto igenda gake cyane. Uzatestinga ifoto yawe, ibyo ngibyo bizagufasha kugira ngo ugire ifoto nziza kandi ikeye cyane. Umwanya wo kugira ngo ugiye gukora shooting ibiki n'ibikihuya ntabwo ari ngombwa. Namwereka n'urugero rw'undi. Wenda ushaka kuvuga ngo wenda ifoto yawe wenda ngo ni uko n'ubundi yari nziza, nk'urugero rw'indi foto y'umuntu wenda nakora kugira ngo umenye neza nyine ko nta kubeshya kuba kuri muri ibi bintu. Ndavuga nk'uyu muntu ukuntu ameze uri kubireba, ushaka kuza ukajya gutya ukongera urumuri mbere na mbere, kongera akamuri. Yamara gutya ukakanda hano nakubwiraga nyine handi habanza AI touch, ugategereza. Urugero naguhaga nyine ndi kuguha, ugategereza gatoya, ugategereza. Ukubona ko iri kugenda ivuga to everything become perfect, ukongeza gakeya, ukongera ugasubiramo, ukongera ugakanda handi AI touch, ukarekera gatoya ukitonda. Smoothing skin, ugategereza gatoya, ugategereza gatoya rwose, ukareba ukuntu ifoto iraza kumera neza cyane. Nizo app zagufasha kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ukabona ko amaje kumera neza mu maso, ukabona ko amaje kuba kugira gaho keza gakeye kandi kameze neza cyane. Ugushaka kumanuka gutyo ukaza handitse ngo adjust, ugakandaho handitse ngo contract, ugakandaho ugasunika. Ukabona ko ari kugenda ahinduka, ukagaruka handitse ngo features dore ngaha filter, ugakandaho ugahita uhindura uburyo agaragaramo. Ushatse wamugira mwiza, akaba mwiza kurushaho cyane kandi akagira ifoto nziza ikeye. Kubona ko ukuntu wabibonye bwa mbere bitandukanye n'ukuntu yari imeze mu kanya gatoya. Reka turenda muri galeri uri ukuntu ifoto ye imeze kano kanya n'ukuntu ya mbere yari imeze. Uko n'ukuntu iyi foto yisimera ihise icya kurushaho kandi iba nziza cyane kurusha iriye. None iriya ukuntu igaragara mwabibonye, n'ubuntu bwiza cyane n'uburyo bwiza cyane butuma ifoto imera neza kandi igasa neza cyane.